abantu bose babaye amadage pe. Nibazi ikinyarwanda. Dore kera umuzungu yaje mu Rwanda. Hari kera bengaga inzoga y'umutsami bagashyira ibivuzo mu bibindi. Noneho umuzungu aza gusangira n'abanyarwanda ikivuzo. Yambaye amarinete. Mu gihe yunamye agiye gufata umukenyi, amarinete avamo yikubita muri cya kibindi. Ubwo umuzungu aratangiye. Ariko Salisa, hari ibintu maze iminsi nibaza. By'ibiki? Nk'ubu mpora nibaza. Ubu tuzi ikinyarwanda, tuvuga ikinyarwanda. Uzi ko wajya ntabwo twahavukiye. Ariko mabimbe jureka ibi. Ubu se turavuga iringara. Oya ni ikinyarwanda, ariko ntabwo tukinoza mu buryo bw'abakera. Reka njye ndumva ari bimwe. Ubu se ushaka ko kivugika gute? Ariko se Salisa, uretse kwigiza nkana, ufashe ikinyarwanda cya kera ugafata n'icyubu, urumva bisa? 100% da. Wenda ahantu bidahuriye neza nuko abo bavangamo n'akongereza batoraguye. Urugero wamubaza ngo uri kumbwiza ukuri akatavuga ngo shuha. Aho wenda abakira ni babivugaga. Nayo ikinyarwanda gisanzwe shama bikira sape. Oya ntabwo bisa. Tutazanye ibyo kuvangamo icyongereza ikinyarwanda, umwimerere wacyo waracitse. Ariko se mabi turetse ibikabyo, icyo kinyarwanda cya kera bavugaga mwaramutse bakongeraho mwaramutseze. Umwimerere w'icyambere wavugwaga ngute? Ariko se Salisa, nawe umeze nk'umuntu uri kwigira nkana. Ubu ko bakera bavugaga bihuye n'ibyo abo twebwe. Ahubwo twe turabinoza fresh. Uraba uri kuganira n'umujamu turambikamo akongereza, hanyuma ngabo baviye mwahuza. Akongereza se bwoko ki? Atasa. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Taha. Njyahe se ni wowe wanzanye? Oya risobanura taha. Bwabujije butuma n'ururimi rucika. Ubu ibyo twavugaga n'ibyo uzanye urumva bihuye. Nahuriye nyine niyo mpamvu nabitesheje agaciro. Sha abantu mwaranyobeye pe. Wowe icyambere nukumva uvuga pe. Nakumenya ngo bigoramiye he? Nugupfa gusatura tu. Ako se wowe ubu nimbwira ahantu wumva byapfiriye. Salisa, umwenge ni iki? Fata nk'urukuta rw'inzu utubere agatoboro kagera mu nzu, nicyo bita umwenge. Nyumvira yanjije kandi nakubwiye umwenge. Nanjye ndawanariza ndawugusubiza. Nimwe muri gutuma ikinyarwanda cyacu kizimira. Umwenge kigasubiza umwenge. Wose umwenge urukumva ari iki? Ariko ni umwenge wa nyana y'imbwa. Uwo mwenge rero n'uyu ni ya nzoga ya kera, imwe basaza ba kera bengaga bakayitondera bakayirinda umusemburo. Apana bimwe by'ubu leta iri kumena yasanzemo umusemburo. Iyo nzoga rero y'umwimerere niyo bitaga umwenge. Imwe usogongera ukumva usomye kuri divayi. Icupa niyo ryagura bine narugura pe. Umva uko cyabaye. Ufite imyaka 18 wowe. Icyaka kiza kubera imyaka se. Ibyo bireke dukomeze ibyo twari turiho. Naribi. Ikinyarwanda nimwe muri kukizimiza. Mugiye gutuma gikendera. Ariko se mabi uretse kugira ndabizi, ubundi ushaka kukimenya cyose ni wowe kizanye. Ariko nkamenya icyo abasogokuru n'abasogokuruza bavugaga. Reka ibyo ni ukwivuna. Niyo navuga nk'abamesaye cyangwa nkavuga ibiki. Icyambere nuko nkwaka ibyo kurya ukamenya icyo nkubwiye. Nakwaka icyo kunywa ukamenya icyo nkubwiye. Umva uko cyabaye. Ibyawe biba mu minywera no mu mirire. Bakuba natse icyo kunywa n'icyo kurya uko kireba. Sha ndaje kujya ngenda n'inkoni uvuga ikinyarwanda kidasobanutse nkuceka. Ikinyarwanda cyiza ubundi se habaye cyapfuye. Ratakazu wowe uko ubibona ubona ikinyarwanda kitaracitse? Koko ubona ikinyarwanda kitaracitse? Ubundi se cyari gihambiriye mu mivugire kasoki. Uko bakera bakivugaga ubona ari kabubu bakivuga. Hari ibyo bahinduye byinshi cyane. Ubu se uko turi kukivuga ubu ngubu ubona bihwanye n'iby'abakera muri za 40 kubera icyo gihe narindiho. Uko byamera kose birasa gasa n'inguge. Kandi kazunanga umuntu tuba turi kuganira agashaka kwigira injiji. Ubu utabeshye wowe uri kumva bihuye. Vuga nk'abakera twumve. Yewe muraho neza. Hayundutse iki hiyongereyemo iki? Neza normal ni nk'icyubu. Ubu numva kugiye kukivuga nk'uri kuvuga igifefeko. Nawe washishikaye ngo ururimi rwaracitse. Ahubwo uko mbibonye nago hacitse ururimi, ahubwo hacitse amatwi yanyu yumva. Hari uvuze nk'abakera. Umva voko yabubu noneho. Yewe muraho izo ndimi tuvuze urumva zitandukanye? Ziratandukanye. Gute se? Hari R&B wumvishamo na freestyle? Si ibyo mvuze ahubwo ikinyarwanda murakica. Umva ye gareka mvuga ikinyarwanda cy'abuba abasaza basubiremo. Seruki ikinyura impyisi ari kugwana na Ncyororo kandi arwaye impyiko. Utuntu toto icyo bita ikinoza mvugo. Ikinyarwanda twasigiwe n'abakurambere gakondo cy'umwimerere. Subiramo nyine. Seruki ari kugwana
muzehe komeza. na mpyisi kandi abyaye impyisi. Unogeje imivugire nyine. Cyokoza nanjye mbasebyemo. Serisa komera. Salamu. Ndabona wegetseho. Ya amadarubindi aramfasha mwana. Uza akarusho noneho wibereye kuri darayeri ukatujombamo hanyuma ukiyanura utwambaye. N'isazi rijo ryahoreye rikubitaho ritaruka ariko utegetseho waririmba ubonye. Cyokoze kakubaho. Niyo mpamvu nyine mba nifashishije amadarubindi yanjye kugira ngo bize kugenda mbye. Cyokoze turanakubera tu. Niyo mpamvu rero no muri dushe ndujyanamo. Tuba tukubereye kabisa. Urakoze cyane mba nabafashe rwose. Rudakuba, salamu. Salama Kazu. Wasubiye wanyuse? Papa yaranze neza yaranyirukanye pe. Ariko se abasaza b'iki gihe banywa ibihe biyobyabwenge? Nanjye numbaza. Ariko nibyo mwapfuye. Nabyumvishe ikirashu ntabwo nabyumvise neza. Dore nyine urabona njya gukora mu mujyi. Nagiye ndi umuntu witonda nakunda kuvuga. Kazu ngarutse banyakirana urugwiro turicara turaganira. Papa arangije ngo si umwana we ngo umujyi we wakiriye ngute. Nanjye ndangije ngo mva ndagaswi papa ahita nsubirishamo ngo uvuze ngute mwana we. Nanjye ndongera ngumva ati viye nubona atukibona ukandagiye mu mujyi nawe uhita wihindura ka mujyi. Kazu nagiye kubona varisi yijugunye hanze ati uyu si umwana wanjye. Ati umwana wanjye niwe uvuga ikinyarwanda. Ati urujura sindushaka mu nzu yanjye. Wavuze uruhe rurimi se kugira kwirukana? Kandi nkubwiye ko nta kintu navuze. Papa arangije ngo si umwana we ngo umujyi we wakiriye ngute. Nanjye ndangije ngumva ndagaswi papa ahita nsubirishamo nanjye ndongera ngumva ururimi rw'ibirara. Ndagaswi niyo kubwira umusaza ahubwo abantu umenye mwaranasaze. Hanyuma se urumva atari ikinyarwanda? Kuva ubayeho wumvisha abasaza babivuga ari bangahe? Umusaza twari duturanye mu mujyi yari afite umusatsi umeze gute? Direde. Shwi reka mungishe amagara yanjye batantwarana nawe bagira ngo turi bamwe. Ariko abantu bose babaye amadage pe. Nibazi ikinyarwanda. Ruriya rusaza nitwahura nzaruha ikinyarwanda. Nduraburize kuko ruriya rukaritasi ngo niviye niko rwaneje abantu. Bite? Bitoragura. Twivye n'ibiki wambaye? Izi bazita materiyo. Nizo karamuna kanje kanzaniye. Yesu mwami. Icyo kintu gishira ku mutwe ukagenda mu muhanda nta n'isoni. Igiki? Ubwo runtu wapfundikije amaso. Kubivugana umurava nta n'isoni. Ngo nibyo muri murange yanzaniye. Ariko rero ibijiji biracyabaho ndemeye. Wabona wararebye filime yatunganijwe muri Hollywood nk'umusitari wenda byambaye nawe ukitereka hariya ngo ushaka kubyambara. Kandi ugasanga koropa amatuwarete y'abakire nawe ugashinga urutwe ngo ugiye kwambara ibyo bintu. Musabye igihugu cyababyaye. Sebetsera. Kavumbi wawe ntayancutse. Ndamushira. Kazu komera. Salama Rwanda te. Akose mani irashano mbonye nimeze bite? Iriya shyano. Mwe na wa musore muturanye. Aki ibintu yambaye. Umuturanyi wanjye twirise. Umuvukana na Kavumbi. Akwambariye ibintu mu maso. Muwishobora kugira ngo ni umusazi. Ariya bayita amadarubindi arahenda cyane. Amaki? Amadarubindi. Akose mani ibyo muvuga muba mubizi. Ibiki? Iryo zino uvuze uza ahantu ryaturutse. Ngo amadarubindi. Ni amadarubindi nyine. Ariya yatwiri. Uretse kuvuga gusa se ibisobanuro byaryo naho rituruka urahazi. Wowe se uhazi wahansobanuriye. Dore kera umuzungu yaje mu Rwanda. Hari kera bengaga inzoga y'umutsami bagashyira ibivuzo mu bibindi. Noneho umuzungu aza gusangira n'abanyarwanda ikivuzo. Yambaye amarinete. Mu gihe yunamye agiye gufata umukenyi amarinete avama yikubita muri cya kibindi. Ubwo umuzungu aratangiye nakwa kutamenya ikinyarwanda rubindi atunga urutoki mu kivuzo ngo ijya rubindi. Hanyuma se abo banyarwanda b'icyo gihe bagize ngo niko yitwa mu kinyarwanda kandi umuzungu yabivuze atabizi yashakaga kubabwira ko aguye mu kibindi. Ariko uzi ko ari byo Rwanda te mujye mumenya ikinyarwanda nyine. Ariko abantu bari kubazana umuntu ka Rwanda te ariko wagira ngo karasomyera. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye.
Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri mikrofone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera y'itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. tugiye kubahata Comedy ucye bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.